hafatiwemo ibisambo byo bya bose ese oya mbabarira cyane mwisaka ryakozwe sangira ryabo barinduze mwisaka ryakozwe murumva rero hari abantu babaye intaza muri bagenzi babo mu by'ukuri akazi kabo nako kwanyisha bagikise mfite ubutaka bwanjye gahahako hasi Bugesera waje se ni Bugesera ariko hari hakurya hareba hari hakurya mafite metero 80 kuri 50 izo zigenewe ubutaka bw'Imana wabyumvise neza bivuze iki rero ndagusengera urasengera ntabwo byakunda iryo sengesho ntabwo ryafata kuko urumva abantu uri iryo sengesho ntabwo rifata ahubwo iki kiganiro RGB kibone genda nayohereza iyi link Minaloc ndayoherezayo n'ahandi no muri polisi irajya ndagusengera press itoro ni kanaka ntabwo itoro rero ari umuntu niba gukodesha si icyaha ariko gukodesha ni kugira niherezo muvuga mutariko dufite intego dufite umugambi dufite budget yacu turifuza kihagarara mu buryo mwe cyangwa se ubundi cyo kiba cyumvise jewe nzisengero muri Kigali kuva naba pastor ntara naba pastor duha urutonde rwazo oya mbabarira bivuza gikodesha oya wandika ngo pastor koda kubitiye Manuel mikoro mu kiganiro we undi hahira tabivuze akiri muri kave baza wumvese abivuze kuko amaje kuzana inda kambara n'ikote akiri muri kave hari Remera kuki atabivuze icyo gihe nyine ntabwo ndi Minaloc n'umukozi wa Minaloc sindi umupolisi sindi umukozi wa RIB kandi ngira ngo izo nzego nta nubwo polisi na RIB ibyo ntibabibamo polisi iba mu bintu bijyanye na sound proof ntabwo urambona ku rusengero iwe ndi wanje n'ibyiwanje n'urusengero rw'iwanje ikindi cya kabiri sasa ahubwo abo babivuga urishinganisha bene abo babivuga uzabwire ko ari amabandi urishinganisha se nishinganisha iki se u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa pastor yambwiye ngo nimuhe miliyoni 1,816 ngo hanyuma umwana wanjye akire kanseri wabyumvise neza wabyumvise neza noneho ro sasa reka ntangire ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana ugarutse kubana natwe habwa umugisha n'Imana kuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri wowe dukurikiye ari mu gitondo reka nkubwire ngo gira igitondo cyiza hari abantu badukurikiye ari ninjoro namwe reka mbabwire ngo mugire ibitotsi byiza twebwe aho tuvugira ahangaha turi saa 7 z'amanywa zuzuye wabimenye pastor ku isaha ya GMT ariko ubwo GM tubona uwaye nsamuza amahanga aha reka tubwire abantu badukurikiye bari mu bihe bitaboroheye tubabwire ngo nimukomere Uwiteka ni muzima kandi ashobora byose nimwihangane ibihe ibindi uyu munsi biba byanze ariko ejo biremera ntagahora gahanze siko bimeze pastor ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga yuko uyu munsi byanga ejo bikemera ni nayo mpamvu twaje hani wawe ko je uyu munsi byanze ejo bizemera hani wawe nta kintu ubuze ntuzivuga ngo Imana ifite PS amen yarakoze Imana ifite PS byarakoze abantu mudukurikiye kwa Pastor Claude byaremeye izuba rimeze nabi reka tubwire abantu ngo turi kumwe ni Ikaze TV Rwanda na Humuka TV na Zamuka TV Ikaze TV waruyiza ariko Ikaze TV Rwanda Ikaze tubahaye nuvuga ngo channel yitwa Ikaze TV Rwanda kubwiza ukuri nuvuga ngo abantu tuba tubiyegereje ni televiziyo cyangwa ni channel yo kwiyegereza abantu bose abari ku Isimbi TV abari kuri Chita Magic abari kuri Zabunishya abari kuri Zamuka TV abari ku mugambi w'Imana abari kuri Humuka abari kuri hehe bose turabavandimwe TV nayo turayisohoje enye yacu TV ngo ari yacu Top TV ko yitiranwa ni Bujumbura witwa Randiri witwa Randi Hit Top Ikaze TV Rwanda tubahaye ikaze ku Ikaze TV
abantu bandike ngo ikaze TV Rwanda. ukuvuga ngo bahaye ikaze ku ikaze TV. Mbahaye ikaze ku ikaze TV. Ubwo ni nka wa mutipe wavuze ngo ngo wabo ngo ni mu cyaro ngo ku buryo ngo na televiziyo bayirebera kuri televiziyo. Manuel mbaza nge mu rukiko. Aha, Pastor Claude urakomeye. Meze neza. Nyuma yuko birimo biravugwa hanze ahangaha ko insengero zose ziri gufungwa ari wowe ubyihisha inyuma uraryama ugasinzira. Ibyo ninde wabigutumye? Ni Saturday? Oya biravugwa. Ese Saturday niwe wafungiwe wenyine? Bivugwa nabande n'abantu hanze ahangaha. Claude se ndi iki gifungira ibikomerezwa nk'aba Claude Ndahimana n'abazirafati nabande yande bose n'aba Saturday nabandi. Kandi bivugwa yuko ubu Claude yafungira Saturday akaba atarabikwiragiza i Kigali yose. Kandi bivugwa yuko ugenda ucunga intege nkeya z'abantu. Ahubwo ni intege nke zabo ntabwo ari izabo. Ni intege nke zabo bifitiye. Ntabwo ari izabo. Nanjye ndahose. Nanjye ndi umuntu. Icyo ni cyo baziza. Yesu yaravuze ngo yabwiye Yerusalemu ngo yewe Yerusalemu 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 ni kangahe nashatse kukubundikira. Ni kangahe nashatse kukubundikira ukanyihorera. Ni kubundikira no gukiza. Ubwo ushatse uzabona ishyano Korazini nawe Betesida kuko watumwe habahanuzi ukabirengagiza. Korazini Betesida. Aho ni ahantu Yesu yatumaga intumwa zagendaga zikavuga ubutumwa bwiza muri Korazini na Betesida. Rero iby'amabandi yitwaje Bibiliya ibyo ntubimbaze. Ibyo simbizi. Jye umbaza ibyo ku ikaze TV. Iby'amabandi yitwaza Bibiliya ntubimbaze. Insengero ntizifunze. Ndashaka kuvuga ngo nta rusengero rufunze. Urusengero ntirufungwa. Zegetseho. Oya ntazo nzizegetseho. Nta sengero zegetseho. Urusengero Bibiliya yaravuze ngo azabona ishyano utsemba urusengero rw'Imana. Imana nayo izamutsemba. Wabyumvise neza? Bivuze iki rero? Bivuze ngo mu Rwanda nta rusengero rufunze. Ahubwo amabandi yitwaza insengero niyafunze. Nasubwo Ndahimana nawajemo. Nakubwiye ngo subiremo. Mu Rwanda nta rusengero rufunze. Nta nyubako y'Imana ifunze. Ahubwo hafunze isenga ry'amabandi. Nka rero. Yewega. Bihise bigora. Icyambere kakubwira. Noneho nkuri inzira ku murima buri muntu wese. Yego. Nge ntabwo mbizi iby'isengero n'ibiki byose. Nzi iby'iwanjye urusengero rw'iwanjye. Yego. Ndimo ndarwana no kuba kandi Bugesera. Ariko kandi nta urusengero uyu munsi habereyemo ubukwe bw'inzoga. Wabyumvise neza? Kwa gatandatu hakorerwamo sare y'ubukwe bazanemo inzoga. Wabyumvise neza? Kwa gatandatu ni sare y'ubukwe. Barazanamo inzoga z'ubwoko bwose n'ibyuma bizemo, primus zizemo, kamitsingi zizemo, buri kimwe cyose kizemo. Noneho bukeye ku cyumweru habemo urusengero rwitirirwa ngo abarokore. Wabyumvise neza? Bivuze iki rero? Hanyuma ni haba inama runaka ya politiki irabera muri ya sare cyane rwose. Wabyumvise neza? None se urashaka kumbwira urusengero koko usenya urusengero utsemba urusengero rw'Imana Imana izamutsemba. Ayo ni amagambo yanditse mu Bakorinto. Bivuze iki rero? Nta rusengero mu Rwanda bafunga. Ahubwo ariko kandi uyu munsi turabona amasare kwirebero, amatente, amahema, amaki ku Gisozi hano Kicukiro n'ahandi. Amatente turayabona. Nayo ubwayo yasabwe kugira ngo agire ibyo akosora. Noneho Rosas wambwira utuma pastor umara imyaka 5-10 akiri muri sare ikodesha. Abakirimo kusanga kandi agasaba amafaranga abakristo buri kwezi yo kwishyura sare. Nyine bakayishyura kana banza wumve se. Aho rero leta imwe iragenda isuzuma ireba neza. Icyambere hari abagenda bagakodesha abantu bakagura ibisima bakabyambika abantu, bamara kubyambika abantu ibyo bisima kugira ngo baze bagaragaze ko bavunitse, ko babohokeye muri izo nsengero mu isenga ry'abambuzi. Nta rusengero mvuze, ntawe mvuze.
wabyumvise neza bandi bakagenda bakazana imbago nta uvuze barangiza bakavuga bati Imana igiye gukora ibitangaza hari umuntu uri ku mbago hano agiye gukira kandi yamwizaniye buriya niko bigenda wabyumvise neza ibyo byose rero Bibiliya avuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe ngo zaguhana umunsi umwe nihanukiriye none se urashaka kubwira mbwira muri abo bose ninde ukurusha ijambo ry'Imana ninde ukurusha kubwiriza ninde ukurusha icyanditswe mu kanwa ninde urusha korode kubwiriza ninde urusha kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana muri abo bose mbwira utuyara kurusha tubwizanye ukuri usibye Apotre Gitwaza n'amasasu nta wundi ukurusha tugiye mu bintu byitwa ijambo no gusobanura ijambo ariko nabonye ejo bundi hari umuntu wemeye inde hari uwo wemeye inde Ernest Nyirindekwe Ernest uriya reka mbe mwihore kuko uriya afite n'itorero rikaze mu Bubiligi kandi ikindi uriya acisha bugufi yicisha bugufi Ernest yicisha bugufi ibyo byose yicishiriza bugufi ni umukozi w'Imana Ernest ndamwemera Yesu yaravuze ngo uwo tudateranya turasandaza Ernest rero turateranya aremewe ubwo nyine nta hano uncomeka ndicomokora hari ikibazo nta muntu wavuze ariko aho twahereye bahumvye yewe nakubwiye ngo banza wumve ni gute umuntu ashobora kuba muri sare yishyuza abantu amafaranga buri kwezi akanitangisha hirya yo kwishyuza abakiriya hari abakiristo bafite amafaranga bagomba gutanga buri kwezi hari no kwitangisha abantu bose baje gusenga uwo munsi urumva warangiza kandi uragenda muri Land Rover uragenda muri Texeri uragenda muri Vigo uragenda muri Vewiti uraguhinduranya imodoka ariko kuki udahinduranya no kubaka inzu y'Imana nta butaka ntaki bene abo bitwa amabandi yitwaje Bibiliya ariko hari uwubatse mu cyaro harimo uwubatse mu cyaro umwe muri abo ntabwo mbizi Ge ntawe navuze nta nizira ry'umuntu uzi simbizi amabandi ya Bibiliya cyakoze cyo muri Kigali aruzuye afata amasara akayitanga n'urusengero barangiza kandi bagasimburanyamo n'amayoga uyu munsi basenze ejo harazamo inzoga ejo muri harabamo ubukwe bw'inzoga ibintu nk'ibyo bivuze iki rero babyita amabandi yitwaje Bibiliya ibyo rero leta nayo ibihareba leta nta misoro iri bukuremo aho rero niho icyo ushinjwa wabyumvise neza ngo ayo makuru ni wowe uyakusanya mujya kusanya se genda bazi icyo nicyo ushinjwa baza wumve jewe sinkora muri Minaroke icyo ni cyambere ese Minaroke barerekwa Minaroke se none se ntifite abakozi ntifite abagitifu ifite bamutwara sibi ifite ba mudugudu ifite abashinzwe umutekano mu mudugudu mu kagari mu murenge mu karere inzego zose zirahari none we gihaze wa Minaroke wabyumvise neza wabyumvise neza ibyo byose no bivuze iki urumva ariko mbwiza ukuri ni gute umuntu ushobora kuba hari n'abagira ubutaka barangiza nabo bikaba byarabaye sare baranze kwiyandikaho ubutaka akaba agifite icyangombwa cya RGB ubuzima gatozi yarabubonye ariko kandi bwa buzima gatozi butanditse kuri bwa butaka kandi bwaritanzwe n'abakristo icyo kiro cyumvise nushyizemo niko kabi oya banza ahubwo reka tuvuge dutya tuti nanjye RGB nanjye ndimo ndubaka RGB nibaza bagasanga ubutaka butanditse ku itorero nanjye cyangombwa bazakinga ngaho tubwira bwanditse kuri hetorero ubwo butaka uri kubakaho bwanjye se ubwo mfite ubu nyine aho uri kubaka ubwo mfite navuze ngo RGB niza izashingira irebe ubutaka bwanditse kuri inde nisanga buri munini yonzi makorodi cyangwa ubwo bazakinyima rero amakosa yagiye yaba reka nange n'ubutumwa kwanza RGB irabibona amakosa yagiye yaba n'abantu bitwaje ububandi bwa Bibiliya bagira ibyangombwa RGB yagiye baha ibyangombwa bakerekana inzu z'abandi bakerekana ngo namasare bakoreramo bayakodesheje bahita kari iwabo barangiza RGB yamara kubaha ibyangombwa bagita bahimuka bakahava nuvuga ngo uyu munsi wa none RGB gwije ubuzima gatozi iramutse itanze ikoze statistique yango yiyoboka mari ifite ubuzima gatozi irarusha insengero tuzi mu Rwanda
ko mu mujyi wa Kigali harimo insengero 700 zirarenga. Hari n'ababugendana mu mifuka yabo muri envelope za kake, hari ababugendana muri briefcase, hari ababugendana mu ntuze. Saturday ujye uvuga ngo ubuzima gato ngo ibyangombwa bye ngo urusengero rwe ntabwo rwo muri briefcase. Hari n'abafite insengero muri briefcase. Saturday ariko afite urusengero. Ararufite. Ararufite. Ibyo mbwira abandi nawe nasanga bimureba nawe azagira ibyo akosora. Ibyo mbwira abandi nasanga bimureba nawe azavuga ati ariko ahantu nanjye harandeba. Urabyumva neza? Rero amakosa hari namwe. RGB itanga ibyangombwa. Yego. Ibi byangombwa ariko urebye basane babe bisangiye. Ari Minaroke, ari RGB bose ni kimwe. Nuvuga ngo ufungura itorero anyura ku kagari n'umurenge. None executive umurenge akemeza ko uwo muryango ari umufatanyabikorwa muri uwo murenge. Ko uwo muryango ukorana hana. Iyo wamaze kwemeza ngo uyu muryango ukora hana, RGB wihita wakira, akarere gahita kakira. Icyo bita muri JAF y'akarere. JAF y'akarere igasuzuma ibyangombwa, ndayikemeza igasunikira uwo muntu muri RGB. Ikamu burenganzira bujya muri RGB. Icyo bita collaboration letter. Cyane rwose. Collaboration rero ni icyemezo cy'imikoranire myiza hagati y'ubuyobozi bwite bwa leta n'uwo muryango utegamiye kuri leta. Umuntu batazi. Banza uve nyine kubwire. Amakosa rero aho niho yagiye abera menshi. Uyu munsi wa none hari abantu bafite ubuzima gatozi bw'insengero, ariko kandi bya byangombwa bakaba babiryamishe bitanakora. Akoreka nkubaza. Ahubwo reka nsaba RGB abo benda abo nibahamagaze ibambure ubwo buzima gatozi. Kubera yuko benshi niba ugenda bagenda babutiza. Benda abo rero abo ngabo nibo bafiye kugwiza amabandi menshi mu iyobokamana. Pastor ufite ishyari. Mfite ubutaka bwanjye gahahako hasi Bugesera waje se ni Bugesera ariko hari hakurya hareba hari hakurya mafite metero 80 kuri 50 izo zigenewe ubutaka bw'Imana. Wabyumvise neza? Bivuze iki rero? Ndagusengera. Urasengera ntabwo byakunda. Iryo sengesho ntabwo ryafata. Urumva abantu uri iryo sengesho ntabwo rifata. Ahubwo iki kiganiro RGB kibone genda nayohereza iyi link, Minaroke ndayoherezayo n'ahandi no muri polisi irajya. Wenda gusengera. Reka nkubwire. Ariko ni gute wambwira ngo umuntu yaza akavuga ngo uru rusengero. Insengero zigira aho zagenewe kubaka. Cyangwa se urusengero rugomba kuba rufite icyangombwa. Iyo bavuga sare banza wumve. Iyo bavuga sare ni sare prevalente. Sare yemewe n'urwego rw'akarere. Sare yemewe n'amategeko. Uyu munsi wa none umuntu abomora inzu y'ibyumba 2 yarangiza agahita ashyira mu rusengero. Yakayita sare. Banza wumve se. Banza wumve. Yakayita sare. Akigumura ku buyobozi bw'itorero. Yamara niba yari umuririmbyi ari perezida wa korali, akigumura amara kwigumura. Ugasanga icyo gihe abaye ikigenge agiye kubomora inzu, agiye gushyiramo urusengero. Kandi abahamagawe. Ahamagawe atese. Wahamagawe ni uwatumwe n'umushumba we. Mushumba no kuvuga ngo akamusezerana. Urabona buriya nka Pastor John kwa Saturday. Buriya John yagiye amahoro. Ibyabanyuma ntibimureba. Buriya yaraherekejwe, yarasengewe, agenda yemye ku munsi ku mugaragaro. Bishop Brigitte yarahari. Apostle Saturday asezerera John. Hariya rero bivuze ngo mwana wanjye genda amahoro. Genda wirwarize, genda wubaka urwawe. Biraba byita gusezererwa n'umubyeyi. Rero abandi ni uwatenzwe mu ikanisa cyangwa se wahagaritswe mu ikanisa kubera impamvu zimwe na zimwe. Ese bose baba baratenzwe? Banza wumve. Noneho nibyo biri kubagaruka. Ni ingaruka nyine zi. Bibiliya ivuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none ariko nakubwiye ngo ni gute wagenda ukibakira inzu yawe ugatoza amafaranga abana b'igihugu ubabwira ngo barimo barishyura sare y'urusengero, warangiza ukajya kwibakira inzu yawe yo kubamo, warangiza ukibanza wumve se. Tega amatwi banza wumve. Umunyagihugu buriya rero mbere yuko umukristo ajya mu rusengero, ariko menya ko agenda no ku mategeko y'igihugu.
menya kuri mu mategeko y'igihugu cyane rwose aho ibyo dukora byose tuba dufite ababitubaza mu rwego rw'amategeko bivuze iki rero ni gute watoza amafaranga abakirisitu ukajya kwiyubakira inzu mu mujyi wa Kigali cyangwa n'ahandi warangiza ntiwubake inzu y'Imana ahubwo ugahora ubabwira ngo ukwezi kwashize ukwezi kwageze mwitange nta n'ikintu bereka kigaragaza ko hari ikintu urimo urakora mu buryo bwo kubaka inzu y'Imana. Ibigo bya leta bitari byubaka bikodesha ariko bifite bije. Ibigo bya leta bifite bije, bifite aho bikura ariko birakodesha. Gukodesha ni leta ikodesha nyine niba inakodesheje mu gihe kimwe, ariko ibirimo irategura kubaka. Ibifite ibibanza yubakamo, ifite bije, ifite abaterankunga, ifite ibiki byose. Icyo kigo giba gifite ubuterankunga bwacyo. Ariko noneho urabwira umukristo waburaye cyangwa se mo kimwe ucuruza agataro, arabona ibihumbi, inyungu ye ni ibihumbi 3. Muri bya 3 azishyura inzu yo kubamo, muri bya 3 agomba kuryamo, muri bya 3 umwana aziga, muri bya 3 bazarya, muri bya 3 unavuga uti azakuramo cya 10 cya pasiteri cya 300 hasigare 200 hanyuma azanatura anitange. Muri bwa bwitange bati avuga ati kwezi uzatanga 1000 cyangwa uzatanga 500. Wabyumvise neza? Uwo muntu kandi uragenda mu modoka, banza umve, pasiteri uragenda mu modoka, pasiteri wubatse inzu mu mafaranga abakirisitu batanga, kandi uragura ikibanza cy'urusengero, kandi urabubakiraho ntabwo uragira. Banza wumve se, banza wumve, yewe leta ibyo irimo irakora ndabishyigikije na kurindi. Nukuvuga ngo ibyo nanjye birande, banza wumve, nanjye birandeba ibiki bashinja ibyo bavuganye, simbivugiye kuri kamera hase. Ntago wabihakana muri pasiteri, si pasiteri ntago yabihakana, si kuri ibikize ibyo nyine ibiki nyine ibikize. Abatari babirimo se ni bande? Wabyumvise neza? Abatari babirimo ni bande? Abantu barirwo barishisha barafugiye. Wabyumvise neza? Rero urumva akantu k'imbago wazanyemo niko kabi. Baza wumve, urabona Karuvari, Pastor Christophe mu gihe cy'igenzura ry'isengero muri 2018 yakoze ibishoboka byose, agura ikibanza cy'itorero. Pastor Christophe ntubona ko yubatse hariya mu izindiro, afite urusengero. Uba Kristo bitanze amafaranga muri icyo gihe, baravuga bati uko biri kose umushumbi byatubwiraga turimo turabona umusaruro wabyo tubirimo. Ariko surambwira umuntu umaze imyaka 10 n'ingahe abwira abakristo mwitange urusengero, mwitange barangiza n'ubutaka bukaba butanditse ku itorero. Bene abo ngabo bitanze adahagije. Banza uve birababaje ko abakristo bakitanga amafaranga agura ubutaka bw'itorero, hanyuma bwa butaka bukitirirwa amazina y'umuntu n'umugore we, n'urugero ntanze, cyangwa se niba ari n'umusore akabwiyandikaho, cyangwa se niba afite umugore bakabwiyandikaho ubwabo. Itorero ni abantu, itorero si umuntu, itorero si umugore si umugabo, itorero ni wowe, itorero ni jye, itorero ni Peter, itorero ni Prince, itorero ni kanaka. Ntabwo itorero rero ari umuntu. Niba gukodesha si icyaha, ariko gukodesha ni kugira n'iherezo. Muvuge muti ariko dufite intego, dufite umugambi, dufite budget yacu, turifuza kihagarara mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Cyo kiba cyumvise. Jewe nzisengero muri Kigali kuva naba pastor ntarana ba pastor duha urutonde rwazo. Oya mbabarira, kuva ba pasiteri ntarana bagwe zarakodeshaga. N'uyu munsi wa none zirakodesha. Ntabwo Imana irabatabara. Nose barihamagaye ntabwo bahamagawe. Uyariga bya Yesu ni ku murongo. Banza hombe. Ariko se hari umuntu yahamagaye abifite? Uwo yahamagaye abifite. Hari uhamagarwa bifitemo ubushake akavuga ati nditabye mwana. Ubu nju kondi nta kindi cyanyiza ndokoresha amaraso yawe. Ubu nju, iyo ndirimbo y'abadive. Uririmba neza nuko urwanya insengero. Uramenya uririmba neza. Umuturage Pastor Peter uramenyera wa muturage. Nyine urumva iminsi y'ubujura ni iminsi 40, iminsi y'abajura ni 40. Hari abari babize bakavuga watambuka imikandara barayigize gutya. Urumva we bakavuga bati Manuel si pasiteri nta rusengero agira. Yego, uzo umuntu ufite urusengero ushobora kumbwira ngo afite urusengero ni umuntu wubatse
ni umuntu witangisha amafaranga by'ukuri ko yakoraga muri sare akaba yarubatse buriya nka Pastor Christophe Karuvari uwo yabimbwira nkabyumva wabyumvise ni umuntu nka Bishop Rugamba yakodeshaga ku Muhima agisohoka mu itorero rya DPR uwo nguwo yambwira nkabyumva wabyumvise neza Apostle Rwanda mura Charles urabona abantu nkabo abantu ariko Saturday ntigeze nakodesha Saturday ntiyakodesha Saturday yaguze ikibanza hanyuma itatangiriramo Nyagatovu arakomerezaho no kubaka abantu nkabo wabyumvise bivuze iki rero naho abandi ariko uwo muhamagaro utuma wambura abantu twabo ku cyumweru ukabambura kwa kabiri ukabambura ugashyiraho n'amasengesho mu mibyizi kandi namwe yo banza wumve se ko mubamburira hano kuri YouTube nta kibazo kuri YouTube se baravuze ngo Nyabarongo ko yica abantu bati nicunyizaniye wabyumvise neza wa wundi wo kuri YouTube abo bo mu rusengero harabo bateruyeyo banza wumve uwo mu rusengero banza wumve uwo mu rusengero azikoreta ibimwemerera umukristo ajya ku rusengero avuga ati leta yarabimwemereye wabyumvise neza leta yarabimwemereye rura n'urusengero rwemewe ibyo byose byo bakora biremewe ibintu ntigeze wumva za kopeke zambuye abaturage bazi ngo leta bazi ngo Beneri yarasengeje ariko leta imuha n'ibyangombwa nta garanti yamuhaye igihe azubakira urusengero banza wumve se nyine kandi ariyo makosa nyine tuvuga ubari yagomba gukosoka muri RGB nta muntu ukwiye guhabwa ibyangombwa by'ubuzima gatozi atagaragaza ko afite ubutaka none si kosa rikosozwa irindi uyu munsi wa none ikosa ryarabaye ariko ubu noneho banza wumve se hamaze kugaragara ko hagwiriye amabandi menshi yitwaje Bibiliya kandi akagenda mu byangombwa rimwe na rimwe usanga bamwe aragenda agasaba icyangombwa umuntu ushumba ugifite akamubwira akazitwa ibyo ati nk'icyangombwa yagera hakodesha sare abakristo akababwira irindi zina ritandukanye na cya cyangombwa umuntu yamuhaye waduhaye urutonde rw'ayo mabandi muri Nyarugenge uzayahasanga Gasabo arahari Kicukiro arahari mu turere hose nta amakuru nge mfite kandi mvana ahantu hizewe ngo impamvu ibi bintu ushobora kuba birimo ngo ni umwanzuro wafashe wo kwihimura sibyo ngo kuko bavugaga ngo bavugaga ngo muri abapasiteri bo kuri YouTube nta nsengero mugira muri inzererezi noneho abatari inzererezi nabo babaye inzererezi mu gihe gito reka nabo bazaba inzererezi nk'uko turi inzererezi nyine ngo niyo mpamvu mwagiye muri ibi ngibi twebwe se twagiye he tuyobora Minaroka se tuyobora RGB se ngo mwagiye gutangamo ibitekerezo si yo nama yabereye he hari YouTube yabigaragaje hari itangazamakuru ryabigaragaje urumva rero ibyo ngibyo reka nkubwire leta ni umubyeyi w'abaturage bose yego leta ni umubyeyi wa buri gihugu cyose kigira itegeko nshinga kigenderaho uyu munsi wa none ushobora kureba ukibaza ukavuga uti mbura reka nkubwire urabona nka Apotre Mignoni na ayisaruti ya Apostle Mignoni Apostle Mignoni aremera Apotre Alice Mignoni Kabera uri yaremewe yemewe mu buhe buryo uriya ahubwo sitamwemeye niba ufite abazimu bakarande babimvukarano ariko ikibazo nuko uri muragenda wiseseka ku bantu babakire gute uragira ngo uri muracinya inkoro none ahangaha inkoro se ndacinya uri muracinya inkoro kwa Mignoni aho ngaho wegamira igiti wegamira ibyatsi bikakugusha wakegamira icyuma kikagukomeza nuko bimeze umuntu ashimira wamugabiye undi agashimira wamuhaye inka yewe ndashimira umwami Yesu yarambabariye yampaye agakiza Pastor reka wenda ibyo tubireke oya urabirekera iki banza ubivimuzi kuko uri muragenda banza ubivimuzi nk'amasare y'ubukwe yishyura imisoro urabyumva neza amatente aba yarasabye icyo bita temporary mu mujyi wa Kigali n'urugero nko mu mujyi wa Kigali yene utundi turere tutwihorere urabyumva erega ibiri Kigali ibiri n'ahandi hose urumva nuvuga ngo bacumugani mu Kinyarwanda ngo umwe uturutse bukuru bucya bakwiriye hose hanyuma habimo nibyo kurwanya urusaku mu baturage icyo bita gushyiraho icyo bita sound proof
rero urumva amasare nk'ayo kenshi niyo washyiraho sound proof sare inzu y'umuntu wafashe ukabomora ukagira gute cyangwa inzu y'ubucuruzi mu gikari muri kave hakajyamo urusengero n'ubundi uko washyiramo sound proof ka gihumbi ba bacuruzi bacururiza aho ngaho rwa rusaku ruzabageraho tuzi insengero ziri muri kave mu mataje y'ubucuruzi umuntu uze mu gikari cyaho hari abaturage bahatuye baba bakeneye kuryama bagasinzira bakeneye kuruhuka n'ibiki byo noneho rero sasa urumva ikibitera abo baturage amajwi yabo arataka arimo arataka arataka nyine aratakishwa Imana yabwiye Kayini ngo amaraso ya murumuna wawe Abeli arimo arantakira rero abaturage nabo batakira leta bati aha hantu harimo urusengero twumva basenga ariko barabadusakuriza mu buryo bwe cyangwa noneho bajya kureba baza wumvese akabari kishyura imisoro nese mwe murishyura kuki tutishyura noneho muzafate sare muvuge ngo tuzatwishyura imisoro natwe tugiye gushinga akabari ubwo ushatse kuvuga ngo abapasiteri ntacyo bamaze abaki ubwo ni kuvuza tandukanya pasiteri n'ingirwa pasiteri ariko si Apotre Gitwaza yavuze ngo hari abapasiteri b'inzererezi kandi baranahari koko ahubwo baza bivuza gikodesha oya wandika ngo pastor koda kubitiye Emmanuel mikoro mu kiganiro we undi hahira tabivuze akiri muri kave baza wumvese abivuze kuko amaje kuzana indakambara n'ikote akiri muri kave hari Remera kuki atabivuze icyo gihe nyine itegeko rigenda rihinduka nuvuga ngo itegeko ryo muri 2002 2003 Gitwaza ari Remera yego ntabwo ryo ry'umunsi ryarahindutse ubu se tumaze gutoranya kwa president wa Republika inshuro zingahe niba ubyibuka neza 2003 twatoye president Paul Kagame 2010 yari imyaka 7 2010 turongera turatora 2010 na kangahe twaratoye wabyumvise neza nejo bundi tuzongera dutore wabyumvise rero icyo gihe guverinoma iyo ihindutse guhinduka kwa guverinoma uzi icyo aricyo ndabyumva ugize guverinoma buriya ni minisitiri w'intebe wabyumvise neza rero icyo gihe guverinoma y'ikipe icyo gihe iyo kipe yakinaga igasimburwa n'iyindi kipe umuyobozi nawe uje ashyiraho akiwe kugira ngo yereke uwamushyizeho itandukano ry'uwamubanjirije ushatse kuvuga iki ibyo wabyumvise ushatse kuvuga iki bishatse kuvuga rero ushatse kuvuga ko aba minisitiri bakunda gusenga n'abatabikunda uyabara nahara ariko aba minisitiri basenga bakunda gusenga arabasenga mu buryo bwe cyangwa ubundi nose hari abasilamu hari abagatulika hari abarokore bitwa born again bavutse ubwa kabiri abo bose baravanze barahari bivuze iki rero itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rikomeye cyane kuruta uko umuntu ajya hariya ngo ni pasiteri akajya muri sare yakira abantu 100 urumva iyo ntabwo yitwa sare ni iki sare bita sare prevalente ni igomba kuba ifite icyangombwa cyemewe n'umujyi muri Kigali sare prevalente igomba kuba yaratashywe n'ubuyobozi bwabo bw'umujyi cyangwa bw'akarere wabyumvise sare yemewe noneho rasasi icyo gihe iyo ni sare y'ubucuruzi wabyumvise iyo yitwa sare y'ubucuruzi kandi ahariho hose bajya reba nka bose kurabona bose ko hano i Remera hano yarari hafi yo kwarwa hamwe Sarafa hariya yari nyine Sarafati buriya yari sare prevalente urumva buriya za ko ari nko muri iriya Kanombe oya hariya ntabwo hemewe akasubonde buriya bararebye basanga ari bitagize akasubonde pass ariko byarongeye biragira yabwira abantu badukurikiye wenda ibyo byo kugira no kugira tubireke ubwira abantu badukurikiye ubundi uri muntu ki jewe icyo icyo nicyo ndi amaraso uva niyo mva amavuta wasutsweho y'ubushumba niyo mfite nyuma ikindi ndi umugabo wubatse ufite umugore n'abana ukunda Imana nabo yaremye urwanya karengane na ruswa nese uri umupasiteri uri umuporotisiye ngiye birimo bikomeje kuncanga Daniel yari umukozi w'Imana akaba n'umunyepolitiki Yosefu yashimutiwe muri iwabo muri Isiraheli yashimutiwe mu gihugu cy'iwabo hanyuma ajyanwa muri Egiputa agezeyo arafungwa nyuma yaho avamo abo umunyepolitiki rero buriya Bibiliya politiki ya mbere ibaho ni Bibiliya ujya wumva ahantu havuga ngo inkuru za Kanaka inkuru za Paulo inkuru za Tito inkuru za Timoteyo inkuru
buriya amakuru ya mbere abaho ashingiye muri Bibiliya. Abajyanye inkuru nziza ngo inkuru nziza yamamara, ngo nuko inkuru nziza yamamara hose, ngo nuko inkuru nziza yamamara hose. Si inkuru ni inkuru. Rero jewe sindi umunyepolitike, ndi umunyepolitike mu by'Imana mu bya Bibiliya, sindi umunyepolitike mu by'imitwe ya politiki. Ariko se ubu iyo bavuga yuko ari wowe ufungisha insengero uraryama ugasinzira? Igipangu porotayi ngiriya wayibonye, aha ni iwanjye ndabizi. Icya kabiri, ntabwo ndi Minaro, sindi umukozi wa Minaroke, sindi umupolisi, sindi umukozi wa RIB, kandi ngira ngo izo nzego nta nubwo polisi na RIB ibyo ntibabibamo. Polisi iba mu bintu bijyanye na sound proof. Ntabwo urambona ku rusengero iwe, ndi wanjye n'iby'iwanjye n'urusengero rw'iwanjye. Ikindi cya kabiri rusasa, ahubwo abo babivuga urishinganisha, bene abo babivuga uzababwire ko ari amabandi. Urishinganisha se? Nishinganisha iki se? U Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa. Ushobora kwinjira hano saa 10 z'igitondo bitewe n'aho nturutse, nakinjira saa 8, nakinjira saa 9 z'urukerera, nakinjira saa 6, saa 7, saa 5, usanga igihe icyo ari cyo cyose. Ndishinganisha se nabaye iki? Uru ni u Rwanda rwa Kanyarwanda ruyobowe na Perezida Paul Kagame. Kandi ikindi, ahubwo bene abo ngabo usanga aribo bavuga dukunda igihugu, nkunda igihugu. Ukunda igihugu uribandi, witwaje bibiri uribandi. Baza wumve oya y'ivyende tuvuge. Baza wumve niba hari abanyabinyoma ba mbere babaho, niba hari abanyabyaha bababeshi b'abanyabinyoma ba mbere babaho, nabo ba pastor uvuga ngo bo mu masare. Ariko se oya kuvuga ko umuntu ari muri sare bitandukaniye he no sare se? Reka maze kubwire, baza wumve, nanjye sare ndayifite hani Bugesera. Ni sare yujuje ibisabwa, ahubwo kuki udasenga? Iko mbuzwa n'iki gusenga? Uzaze ndagutumye, uzaze ku cyumweru ubwiriza. Hehe ngensi ngo invitation yose n'amavuta nzayagushyiriramo muri sare. Sare nyine sare yemewe, ni sare prevalente yemewe. Nakubwiye ngo bandi bakora muri sare zitemewe. Zemewe n'izitemewe n'izi. Nguho urugero rwa mbere ya Sonatube, hari zo mu Makave. Kabiri, muri Remera hari n'isengero zisimburanwamo n'isengero zirengo zifite ubuzima gatozi burenga 10. Ako se naje baza wumve, naje mu kiganiro nziko baza wumve kubaza. Oya baza gitangira amakuru. Oya baza wumve se baza wumve, wasabye icyangombwa cy'urusengero, ubuzima gatozi ufite ubuzima gatozi bw'izina rimwe, ariko mu rusengero rwawe harasengeramo ubuzima gatozi burenga 10. Kandi mu gihe yaragibizi ko yatanze ubuzima gatozi bufite icyangombwa, bufite ubutaka, bufite administration, none bwa buzima gatozi 10 bugiye mu rusengero rw'umuntu, bumwe burasimurana kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatatu. Baza wumve nyine iyo yabaye sare rero, iyo ngiye irakodeshwa. Niyo mpamvu leta iri birabyinjira. Leta irashaka kumenya sare ni izihe, insengero ni izihe. Ruvuga ngo urusengero rugomba kuba ruraho rwagenewe, rwanditse ku mazina, ubutaka, nuvuga ngo UPI yanditse muri rya zina rya rwa rusengero. Yego, urwo ni rwo rwitwa urusengero. Aho ngaho rero ni amategeko yahagera, bakavuga bati sound proof ntazirimo, giravuga bushyiremo sound proof, ibikarabiro, tuwarete zirabura, urushyiremo uyu mubare uyu n'uyu. Aho ngaho ariko basanze ko ari kwa nyir'ubwite, ni mu rusengero rufite UPI, ni mu nyubako ifite UPI yitwa izina urusengero. Hari ahantu wakomeje gutunga urutoki kwa Bosiko. Urana point uravuga ngo ahantu ari ngo ntihemewe. Bosiko simuzi ibyo bya Bosiko n'ibikindi. Wakomeje kubivuga. Kuvuza Bosiko se nuvuge Claude Ndahimana mu Miduha. Ariko nuwo wese kuta oya Ndahimana mu Miduha kutamuvuza. Ni nawo wahereyeho. Indesi Ndahimana ntabwo muzi uramba. Kandi ikindi wakomeje kuvuga ibyerekeranye n'imbago, kandi nibo babikora. Ese wabizi nawe. Nibo bantu Imana ikoresha ibitangaza muri iki gihugu. Abaki? Nibo ba Imana ikoresha ibitangaza muri iki gihugu. Bazagiye gatangara sanyu bagahagurutsa abafite ubumuga bw'imbago. Ariko igitangaza ni icy'umuntu kandi kiba umunsi umwe. Iki? Igitangaza umuntu agenda gishakisha. Uzi buri aribu iramutse igiye kwicara muri izo nsengero uvuze. Gisimbiza ariko banza wumve. Je nta munirize kuvuga ngo uyu n'uyu. Ariko wavuze amasare, ndavuze ngo ribi yikicaramo ikitegereza abo bavuga ngo Imana irakunyara, ngo Imana inyeretse umuntu ufite imbago hano, ngo ufite imbago haguruka. Ribi kaba yakurikirana uwo muntu ahataha. Ishobora kugenda yagira ahataha, imbago akayikuramo mu nzira akagera mu rugo ari umuryerye.
icyo kinacyumvise neza RIB iramutse ikurikiranye neza cyangwa iperereza ryimbitse iperereza rikimbika neza muri izo sengero zitandukanye tutazi abanyabyaha bafatwamo ni benshi ku bwinshi ni mu rusengero haba harimo abasambanyi n'abajura icyo rero kukubwira ari igiki uyu munsi baza wumvise uyu munsi wa none umuntu ajya hariya Bibiliya iravuga ngo uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa birinde batagwa wabyumvise neza umuntu yarambwiye hari umuntu nzi yarongoye hari umuntu wishingiye kandi ni umupasiteri kuri YouTube aramamaye arakomeye muri Kigali ibintu nk'ibyo nibura yajyayo yarishingiye amaze kwishingira hanyuma nyuma yaho nibwo yaje kusezerana n'umugore mu murenge yarishingiye urwo rusengero rwabaga muri Gasabo mu murenge wa Kacyiru ariko sinduvuze ariko ntabwo rukihabarizwa urumva noneho ukibaza ese umuntu nk'uwo yakigisha icyo abakristo yabigisha icyaha kureka icyaha none si igisambo si cyo kivamo umuntu muzima baza wumve bene abuzanyumvire umuntu ubwira ngo mwihane ubwami bw'Imana buri hafi uzanyumvire muri abo ngabo ubwiriza ngo kugaruka kwa Yesu kuri hafi Yohana ari mu butayu Yohana yigishiriza mu butayu yaravuze ngo mwe abana b'incira mwe ninde wababuriye iby'umujinya uzatera ngo nuko mwihane muhindukire kuko ubwami bw'Imana buri hafi bivuze ikirego uwo ni Yohana yarari mu butayu wabyumvise ngo nuko abantu benshi baza kubatizwa yego kubw'ijambo ry'Imana ryabacumise mu mitima yabo ariko muri iyi minsi ya none Imana iguhaye inzu mbonye wurira indege Imana iguhaye visa Imana iguhaye imodoka Imana iguhaye etage Imana iguhaye perime Imana iguhaye ibiki Yesu yaravuze Matayo 6:30 haravuga ngo mbere na mbere mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo nibwo ibindi byose muzabyongerwa mubanze mushake kwanzeni mutafuteni ufalme wa Bwana mengine mutayapata baadaye mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo ibindi byose muzabyongera Matayo 6:30 bivuze iki rero iyo umuntu yashatse ubwami bw'Imana ntabwo ushobora kujya kwa Manuel ngo ugende wihereze imodoka ya Manuel iri mu gipangu kandi utabanje gukomanga ku gipangu kwa Manuel ibyo ntibishoboka niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo nibwo ibindi byose muzabyongerwa ntabwo ari ukuvuga ngo akira inzu Imana iguhaye indege mbonye ujya mu ndege Imana igutuje Amerika Imana igutuje Canada Imana ibyo byose birakoreka Mana ndasengera pasiteri Korode sikiya oya ndagusengera oya ndagusengera ubwami bw'Imana wabyumvise neza ubwami bw'Imana iyo umuntu yamaze kubwakira akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe uzanyereka abantu bihigisha icyaha bakabwira ngo abantu maze bihana urihana se wamwigishije wavuze ko agiye kubona indege agiye kurira indege wavuze ko ahawe imodoka wavuze ko abonye inzu hawe ikibanza hawe iki ibyo byose babyita kwireherezaho baza wumve se ibyo ni ukwireherezaho abantu yego banzu niba ubireherejeho rero babwire noneho n'iki tumye ubireherezaho icyo kintu cyumvise neza noneho icyaha Paulo yaravuze ngo mbese dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage aravuga ngo ntibikabeho niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo aravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo n'ugutukwa se n'ukwambara ubusa n'ukwangwa se aravuga ngo ntibikabeho wabyumvise neza hanyuma rero sasa noneho Paulo arongera agaruka mu Galatiya 4:30 aravuga ngo senda ishoreke n'umuhungu wayo kuko umwana w'ishoreke atazaraganwa n'umwana w'isezerano uwo ninde iryo ni isezerano rya Sara na Hagayi cyo cyumvise neza inshoreke rero yari Hagayi umwana w'iseze inshoreke umwana w'inshoreke yari Ishimayeli none umwana w'isezerano ni Isaka bivuze iki rero uyu munsi wa none rero hari abakozi b'Imana hari ababwiriza butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana hari abahanuzi b'Imana by'ukuri hari abaririmbyi by'ukuri ariko noneho muri abo bose harimo n'amarondo yagiye yivanga n'ibisambo iyo dusomye igitabo cya Yuda igice cya mbere kwagira igice kimwe ku murongo wa 4 haravuga ngo bene abo Yuda igice cya mbere
Yuda nze nkubwire rero noneho Yuda twatangiye duseka ariko noneho mu gihe tugiye mu uvuze Yuda itazamo ibintu byo kugambana kandi nibyo uri gushinjwa banza twatangiye duseka wowe rero noneho Marweri Yuda igice cya mbere umurongo wa 4 haravuze ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka n'abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu amena. Wabyumvise neza? Yuda aravuze ngo kuko hari bamwe baseseye muri twe. Cyo cyumvise kuko hari bamwe baseseye muri twe benabo ngo bamaze gucirwa hiteka benabo ngabo barabwiriza ibintu by'amahoro ku murwayi barabwira umurwayi umva kubwire umudamu yarampamagaye arambye ati ari urusengero Remera rwasabye pastor yamwe ngo nimuhe $816 ngo hanyuma umwana wanjye akire kanseri. Wabyumvise neza? Wabyumvise neza? Noneho no sasa bivuze iki? Bivuze ngo Imana yacu si y'umuvurungano. U Rwanda rukunda Imana. Uzanarebe niyo abayobozi bakuru bagiye kurahira mu nteko y'amategeko basoza bavuga ngo Imana ibimfashemo. Amen. Isi yose yemera Imana. Uzarebe mu Buganda iyo barahira, Tanzania muri Kenya iyo barahira, baba bafite Bibiliya, umusilamu ni Korowani bamurahirizaho, umukristo, umugatolika, umuprotestani, umurokore ni kuri Bibiliya arahirira. Bivuze iki rero? Bibiliya iravuze ngo kuko hari bamwe baseseye muri twe benabo basesezi rero Imana iragenda ishyira ku ruhande. Nk'urugero i Kanombe hari umudamu wo muri Amerika wo mu diaspora yarambwiye ati nasengeye i Kanombe umuntu yanjyanye mu rusengero rumwe i Kanombe munsi y'ikibuga cy'indege ati uwo muntu arangije arambwira ngo kugira ngo ampa amavuta ngo aragomba kusiga amavuta ngo hanyuma nari maze kumubwira ibibazo byanjye byose. Wabyumvise neza? Umudamu yabwiye uwo mupasiteri ngo ni umuprofete amubwira ibibazo byiwe byose arangije amuhagurutsa mu iteraniro aramubwira ngo Imana igeretse iki ati kandi nari nabimwibwiriye jye ubwanjye muri office. Uwo muprofete wamuvuze kare na Akimu. Oya ntabwo navuze Akimu jewe. Wabyumvise? Wamuvuze oya ntabwo namuvuze. Wabyumvise neza? Bivuze ikirero sasa uyu munsi urabyumva neza? Pawulo aravuze ngo akiri umwana yakoraga iby'abana ngo ariko amaze gukura akora iby'abantu bakuru. Akiri umwana yakoraga iby'abana ariko amaze gukura akora iby'abantu bakuru. None wumva icyo Pawulo yavuze rero. Abakorino 13 erega jewe ni mudafashwa n'ibyo mvuga murafashwa n'ibitangaza Imana iri bunkoreshe muri mwebwe. Baza wumve se ijambo ni mudafashwa n'akarwa kanye murafashwa n'ijambo. Hanyuma abakorinto twafashwa dufata kunda do posele koshi amakuru ahari nuko Pastor Koroda afasha abandi ba pastor bose kunda. Ntacyo ni kandi ni umwuka w'ishyaka ndagusengera. Niba ari ubafashe kunda ndagusengera nzayibakuraho. Ibyashyizweho n'umuntu bikurwaho nawe. Umva se Pawulo aravuga ngo murongo wa 13 abakorino ba mbere 13:8 turagera 11 haravuze ngo urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa no kuvuga indimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice, ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Nkiri umwana muto navugaga nk'abana bato ngatekereza nk'umwana muto nyibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Umurongo wa 10 wavuze ngo ariko ubw'igishyitse umva ngo ariko ubw'igishyitse kizaba gisohoye rwose bya bindi byose bidashyitse bizakurwa. Nukuvuga ngo bya bindi byose abantu barebeshaga amaso, bya bindi byose bya tekinike z'imbago,
bya bindi byose bya tekinike by'ibitambaro za bande, bya bindi byose bya tekinike byo gutegura abantu babashakira bababwira ibyo bahanura, ibyo byose bigomba pitala bosheketa, ibyo byose bigomba kurangira. Icyo kintu wacyumvise? ngo rega ndababwira nanjye ndibwira igihe n'igito byose bikarangira. Ayo pre ko kamera uragenzura cyangwa mbeze amagambo yose navuze atarimo wahita witahira. Baza wumve se bivuze ikiro sasa. Ndashaka kuvuga ikintu kimwe. Kandi uyu munsi rero ndi mwuka w'ifuhe. Urumva uyu munsi ni mwuka w'ifuhe. Umuntu yarabwiye ati Bishop Brigitte ndamukunda, ati nabwiye umushumba wacu ngo dutumire Bishop Brigitte dukorera igiterane iwacu, ati kuko tumuzi nk'umudamu w'umunyamavuta. Ati umushumba wacu arambwira ngo Brigitte urusengero rwe ruwafunze, ngo nta rusengero ngo simutumira ngo nanjye azantumire. Wabyumvise? Wabyumvise? Iryo jambo waryumvise? Iryo jambo waryumvise? Noneho ro sasa none se ubwo urumva ari urusengero rw'Imana cyangwa n'urusengero rw'ubwambuzi? Uwo nawe ni igisambo. Uwo ni igisambo. Bishop Brigitte turagusuje, ni wubahwe, ni umudamu w'umunyamavuta, turamukunda Brigitte. Bivuze iki rero? Uyu munsi Imana ifite PS. Imana imwe irazenguruka. Irimo irazenguruka mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Irimo irasaka. Imana iri mwisaka. Muri iryo hafatiwemo ibisambo. Ibyo byabose. Ese oya mbabarira cyane. Mwisaka ryakoze. Sangira ryabo barinduze. Mwisaka ryakozwe. Urumva rero hari abantu babaye intaza muri bagenzi babo mu by'ukuri. Akazi kabo nako kwangisha bagenzi babo abandi. Urumva yewe umuntu umwe yaramwe ngo pastor nukora ubukwe ngo simfite ikintu naguha, ngo ariko nkwemere kuzakuha inkwano yose iyo ari yose izasabwa. Uwo muntu mu minsi yashize ndamubwira ntariko se bimeze bite? Atwaye imodoka y'ijipe nziza cyane. Hanyuma arangije arabwira ngo cyakoza ngo afite 5 kuri telefone, ngo reka mbigwe ndavuga nti dore kuri telefone yanjye ari 180. Ubwo ufite 5 rero biragaragara kuri imbabare yo kubabarirwa no gutwaye imodoka imeze gutyo, birashoboka ko nayo atari yawe. Urabyumva neza? Hanyuma ndamubwira ngo ariko se ngo ubundi ntariko se kutarongera kumpamagara ngo nze ndekura amavuta, ni kwa abakristo bahora bampamagara bakagira ngo uriya rero ngo tugira condition tugendaho mu itorero. Okay, so condition bagenderaho ni byiza, ariko n'Imana ifite condition. Namubwiye nibwo mufite condition, n'Imana ifite condition igenderaho. Wabyumvise? Yego. Ndakumva. Wabyumvise? Wabyumvise? Uriya hari abantu babakozi b'Imana. Umuntu witwa Bishop Gakamu Innocent musi igishushu bamuzi. Buriya ni umugabo nkunda cyane kandi ugira ukuri utagira uburyarya muri we. Bishop Oliver wa Shirupe ya Mountain namuzi? Bishop Oliver wa Shirupe ya Mountain. Oliver? Ubwo nawe yaratuye. Apotre Mukabadegerira uramuzi? Ndamureba. Aremewe. Uriya yaratuye nawe. Apostle Santa duramuzi? Ndamuzi. Aremewe. Uriya nawe ubwo yaratuye. Wowe bitandi mubanzi uramuzi? Oya ntandi mubanzi. Ndi mubanzi aremewe. Uwitwa ni Kumana uramuzi? Aremewe. Ubwo nawe yaratuye. Yaratuye 5. Akora no na urangije. Bishop Karimeri Kanombe uramuzi? Ndamureba ari vingo wawe. Uriya aremewe. Yaratuye ubwo. Bishop Poda uramuzi? Apotre aremewe. Apostle Masengo uramuzi? Ndamureba. Uriya no umusaza aremewe. Nguriya ngo yanagutwerereye menshi. Kubukwe? Bishop Masengo?
uriya rero ni umuntu w'Imana kandi ikindi uriya ni umuntu w'Imana azajya mu ijuru ko ngo abari mu mibabaro bose ngo abari mu mibabaro bose ngo abari mu mibabaro bose ngo nabirengagije umuntu ngo igihe yari abakeneye izakoze isoni zundya ziyoberanya mu itorero kuririmba ziraririmba no gusenga zirasenga. Aha rero Matayo 15:7 havuze tugana ku musozo tubwira abantu Matayo 15 icyo hatubwiye haravuze ngo Matayo 15 Matayo turahera 12 haravuze ngo 3:5 Matayo 12:3-5 haratubwiye ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Kandi ndababwira ukuri yuko ijambo ryose ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye. Matayo hanyuma tugiye 15 dusoza 15:6 aravuze ngo 15:5 tugende ngo ariko mwebweho muravuga muti umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati icyo najyaga kugufashisha nagituye Imana umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati ubu bwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure. Basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ahamagara abantu arababwira ati nimwumve musobanukirwe. 13 arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. nuko birangiye ni Yesu wabyivugiye. Igiti cyose urumva hasi yavuze ngo ahamagara abantu arababwira ati nimwumve musobanukirwe. Mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati ubu bwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure. Imitima y'izo mbwebwe imitima y'izo mbwebwe ariko rura rutonde rwose wavuze imitima y'abantu nk'abo rero babyumvise neza. Hari abantu ase bura ntibababarirwa abahe nyine rura rutonde twavuze rwose hereye kuri ntuzana oya bo ngabo abo ni abantu b'Imana ariko kandi twabwiye abantu bitwara bameze batyo. Ahamagara abantu arababwira ati nimwumve musobanukirwe. Aravuga ngo mwandyarya mwe, ubu bwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure. Basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. 13:15 haravuze ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Ikititwa urusengero rero Yesu data wo mu ijuru arakirandura, arasigaza urusengero nyarusengero. Ariko ikitwa igiti cyose, igiti urabona biriya biti biri hariya Pastor Emma, urabona harimo amapera, harimo amacunga, harimo voka, harimo mandarena, harimo imyembe n'ibindi. Bivuze biriya byose ni ibiti byatewe. Ariko uduti twakimeza dushobora kuzamuka mu ndabyo, utwo twose tugomba kurandurwa, naturandura tukavamo. Rero reka dusabire buri muntu wese tumubwire ngo igiti gitewe n'Imana, igiti kitatewe n'Imana ku buzima bwawe, igiti kitatewe n'Imana mu rushako, igiti kitatewe n'Imana mu byo ukora byose kigiye kuranduka. Amen. Mureke imbuto nziza zere izindi mbuto nziza, ariko imbuto mbi zose zigiye kuranduka. Rero reka tubwire abantu ngo umugisha w'Imana ubane namwe, ibyo muvuga ibyo mukora byose, ariko tujye tumenya ngo hari uzabitubaza uri mu ijuru. Rero tubabwire ngo Imana dusoza warombaje ngo Imana leta y'u Rwanda ntifunga isengero, nta nubwo ifunga imiryango ya inyubako z'insengero, abaturage bisambo, ahubwo yakijije abanyarwanda ubwambuzi bushukana bubera mu maguriro mu isenga ry'abambuzi. Nyuma yuko bafungiye ubwo bagiye gutumizwa kuri RIB.
Sikovi yaravuze atari ko abapasiteri birirwa babwira abakristo ngo nimuture ati pasiteri uzi ko ufite abakene mu rusengero rwawe ntushobora kubaha ibihumbi ijana ngo bicururize udutaro twabo ariko urirwa ubaturisha Sikovi yarabivuze icyo bakeneye ni umugisha yavuze ibikomeye Sikovi ubundi nta korode nta Sikovi reka tubwire abantu ngo umugisha w'Imana Mana nsengeye buri muntu wese wumvise iki kiganiro Mana nsengeye ineza y'Imana n'urukundo rwawe Mana uzubana umukuremo kurwanya insengero unaniza ibyakunaniza